Ikaze kuri PQS TV by'umwihariko mwe tubana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Ndagushimira niba umaze gukora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane. Ariko nanone nimba uri kubona urugamba ugeze kuri channel yacu ya PQS TV, ndagusabye kora subscribe, ufungure inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero tubazaniye amakuru mashyashya ari kuvugwa muri showbiz nyarwanda by'umwihariko nkuko nabibabwiye. Iyi niyo channel musanga amakuru mashyashya wagezeho mu Rwanda yizewe kandi ku gihe. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru iri kubica muri showbiz nyarwanda, aho uwitwa Aga Promota na Miki ubu ngubu Aga Promota yamaje kwambika impeta umukunzi we Miki. Bari bamaranye imyaka myinshi cyane babana nk'umugore n'umugabo, ariko nta mpeta bigeze bambikana. Uyu munsi rero akaba aribwo Aga Promota yambitse umukunzi we impeta Miki amutunguye cyane. Byari ibyishimo byinshi cyane ku bakunzi ba Miki, cyangwa se Miki amarira yari menshi cyane ubwo Aga yamwambikaga impeta. Abantu benshi mwagiye mwumva amakuru agiye atandukanye bivugwa yuko umuntu witwa Aga Promota na Miki ubu ngubu bashobora kuba baranatandukanye, ndetse ko umuntu witwa Aga ashobora kwigendera mu gihugu cya Norvège asanze umugore wiwe muzi witwa Onongo umutwitiye impanga. Ariko byagiye bivugwa yuko, cyangwa se byagiye bigaragara nk'uko nababwiye ati ngo umuntu witwa Miki yagiye gukora ubushakashatsi arebe koko nimba ibyo bavuga kuri Aga Promota ari ibya nyabyo, afite umwana cyangwa se afite umugore mu gihugu cya Norvège. Ariko ubu ngubu bivugwa yuko Miki yasanze akabona ko ibyo bavugaga ku mugabo wiwe Aga Promota byari ibibeshyo. Gusa nanone nta muntu uramenya neza ko nimba ibyo Miki yatangaje ko umugabo wiwe cyangwa se Aga Promota ibyo yaba yaratangaje atari byo, cyangwa se ko adafite umwana cyangwa undi mugore ngo ono mu gihugu cya Norvège. Gusa nta muntu ubizi cyangwa se urabimenya. Gusa nanone andi makuru nyine nuko uwitwa Miki ubu ngubu ari mu byishimo nyuma y'amarira menshi yari amaze iminsi acamo, bivugwa yuko agiye gutandukana na Aga Promota. Ubu ngubu rero bamaze gushyira ibintu byabo ku murongo, ndetse ubu ngubu bakaba bamaze no kujya berekera mu murenge. Ubu ngubu bagiye no kurahira. Ni ibintu byiza cyane, byari ibyishimo aho twari turi, byari ibyishimo cyane ubwo Miki yareraga amarira menshi cyane. Ibi bintu ntabwo byaherukaga kubaho cyangwa kugaragara muri showbiz nyarwanda, kubona umuntu cyangwa umusitari nk'uriya yishimye cyane, yishimiye igikorwa cy'impeta cyangwa se ukuntu bamwambikaga impeta. Byari byiza cyane, hari amashampanye yaturitswaga cyane cyane yuko hari muzarani no guserebra yiwe. Byari ibyishimo byinshi cyane byahuriranye. Gusa kuri ubu ngubu hari abantu benshi bagiye batangaza amakuru menshi cyane bavuga ku bijyanye n'urukundo rwa Aga Promota, bibaza ukuntu Miki na Aga Promota bashobora kuba babana bakamarana imyaka ibiri cyangwa se umwaka umwe n'igice nta mwana bafite. Kandi bivugwa yuko nanone Aga Promota afite abana babiri b'impanga na Miki akaba afite umwana umwe. Byose rero bavuga yuko n'ubundi boho ari abantu bakuru kandi bazi ibyo bakora mu rukundo rwabo, ari nayo mpamvu bagize kwihangana gukomeye cyane muri aka kamwanya, bakaba rero bamaze kwambikana impeta. Ngarutse inyuma gatonya rero mugira ngo muribuka iyi saga ubundi ijya gutangira atangijwe na Aga Promota, ariko Regis nyuma nibwo yaje agaragaza ibipapuro bigaragaza ko Aga Promota ashobora kuba afite undi mugore witwa Ono mu gihugu cya Norvège, ndetse unamutwitiye abana babiri b'impanga. Gusa ibi ngibi rero nubwo byaje kubaho Regis, ubu ngubu abantu bamuteye nyine twatsi cyane, cyangwa bamutera ubwoba bamubaza ati ngo ese ni gute wagiye ukazana ibipapuro ugaragaza ko Aga Promota ashobora kuba afite umugore n'abana babiri b'impanga mu gihugu cya Norvège, ariko ubu ngubu akaba yambitse impeta nyine Miki. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo nyine nk'uko mubizi Aga Promota ubundi ari kuzagera mu kwezi kwa kabiri mu gihugu cya Norvège asanzeyo umugore ngo witwa Ono, ndetse bamaranye n'imyaka 5 bakundana ndetse banabana, anamutwitiye n'abana babiri b'impanga. Ibyo bintu murabizi Regis waje abishira hanze avuga ko Aga Promota ashobora kuba abeshya Miki. Ariko ku ngubu rero nk'uko mwabibonye ni ibyishimo byinshi cyane. Aga Promota yabashije kwambika Miki impeta. Miki nawe ubu ngubu ni ibyishimo byinshi cyane, ndetse muraza no kubona amafoto yagiye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Miki yishimiye igikorwa cyabaye, amavideo ari kugenda, ni ibintu byinshi biri kugenda bivugwa muri showbiz nyarwanda. Gusa kuri ubu ngubu nuko nyine Miki ubu ngubu akomeye mu rugo rwe, ndetse ubu ngubu bamaze no kujya mu murenge aho bitegura kujya kurahira. Mu minsi mike baba bashize hanze igihe ubukwe bwabo bushobora kuzabera. Miki rero akaba ari mu bantu nabo cyangwa se mu bakobwa bambitswe impeta ihenze cyane. Bivugwa ko ngo agashobora kuba yambitse Miki impeta y'ibihumbi 600. Urumva ko ni impeta ihenze cyane, ni impeta ya gold irenze cyane. Nyine abantu benshi bakomeje kugenda batera comment bavuga ati ngo ibi bintu ni byiza cyane, ni byiza pe ku muntu witwa Miki na Aga Promota, ibyishimo ni byose. Gusa kuri ubu ngubu ngo Miki afite umwana nyine nk'uko mubizi, ni umwana mukuru, ariko Aga
agapromota wehe mu bigenda bivugwa nuko nyine mu wese avugwa yuko ashobora kuba yarateye inda, ariko nta gihamya nyamukuru abantu benshi bafite kurugeza ubu ngubu. Ndetse banatangaje ko n'ibikorwa byabo bigiye kongera kubisubukura, bakongera bakazamura channel yabo yitwa Agami. Ni channel musanzwe munyuraho mubonanye igenda icaho nyine ibikorwa byabo bya n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ku buzima bwabo nyine. Bavuga ko yo bagiye kongera kubizamura bikagira imbaraga, by'umwihariko nk'uko bagiye kubifatanya nk'umugore n'umugabo. Kugeza ubu ngubu rero Regis nta kintu aragira icyo atangaza ku bijyanye no kubana kwa Miki na Agapromota, nk'umuntu waje awiwisa amagambo cyangwa se azana ibipapuro bigaragaza ko Agapromota ashobora kuba afite umugore cyangwa se umugore umutwitiye impanga ebyiri. Bivugwa yuko rero Regis ubu ngubu babitegereje mu itangazamakuru kugira ngo yongere aze atangaze koko nyine ibyo yavugaga nimba ari ibya nyabyo. Murabizi ko nyine yavugaga ko ashobora kuba abeshya Miki atanamukunda, ko yifite undi muntu yikundira bamaranye n'imyaka 5, ndetse ubu ngubu yitegura no kujya kuba yanamusanga mu gihugu cya Norway. Gusa se guys, wowe iyo urebye urukundo rwa Aga na Miki ubona koko ari urukundo ruri sereye rwa nyarwo, urukundo rwubakiye ku mubano nyine umeze ute? Ese ubona urukundo rwabo bazamara nk'igihe kingana gute? Gusa nyine dusanzwe tubona ingo nyinshi cyane, mwagiye mubona nyine abantu benshi cyane bagiye bashaka, ariko baba star nyine bakagenda bashaka, ariko mu minsi cyangwa se mu mezi makenya ukajya kubona urukundo cyangwa se urugo rwabo rwasenyutse rutamaze n'igihe kinini. Ese urebye urukundo rwa Aga na Miki wowe ubona rwoho byibuze hari icyizere cyo kuramba ruba rufite? Byibuze urabona ko abasitari benshi akenshi na kenshi bakunda gushaka, ariko mu gihe kitonya ukabona bongeye baratandukanye. Ese wowe urebye ubona urukundo rwabo cyangwa se umubano wabo bazamara nk'igihe kingana gute? Gusa nanone abantu bakomeje gutera comment bibaza, ese ibi bintu ubundi bibaye ari ibintu bateguye cyangwa se Agapromota yatekerejeho? Gusa murabizi nyine bari kwibaza nimba atari uko Regis yaje agasha bino bintu hanze, noneho bigatuma noneho kugira ngo yerekane ko akunda Miki byanyabyo, cyangwa se atanamuryarya. Buriya abantu bari gutekereza ko buriya Aga yaba bikoreye kugira ngo yereke abantu cyangwa se yereke Regis ko atabeshya Miki cyangwa se amukunda byanyabyo, bitari ibyo kubeshya. Gusa guys, nimba uri kubona ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya PQuest TV, ndakwinginze kura subscribe, ufungure inzogera kugira uko biza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Ni PQuest TV, turabakunda cyane. Ariko nimba video wayikunze nibagirwe kwandika like, wandike muri comment urya igitekerezo cyawe nawe uko ubyumva, ariko by'umwihariko unayinsharingiye ku nshuti zawe. Mwibutsa ko iyi niyo channel y'ubwenge ushobora gusanga amakuru yizewe mu Rwanda kandi mashyashya atababesha kandi ku gihe.